Fever song by Elvis Presley released in 1960. Fever indirimbo Elvis Presley yagiye hanze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1960 ikaba iri kuri album Elvis is Back. Waba uzi uburyo nkukunda cyane, waba uzi uburyo banumva nguhangayikiye, iyo amaboko yawe amfumbase ari iruhande rwanjye numva umuriro utangiye kuzamuka. Untera icyokere iyo utangiye kunsoma, icyokere kirazamuka iyo umfashe, icyokere kirazamuka mu gitondo ndetse icyokere kikazamuka na nimugoroba. Mwese mujya muhinda umuriro ndetse mukagira icyokere. Iki si ikintu gishyashya mwumvishe bwa mbere mu matwi yanyu, kubera ko icyokere cyaje kuva kera. Izuba rirasa ku manywa, ukwezi kukarasa nijoro, naho njyewe ndasa iyo umpamagaye, kandi uzi ko nzagufata neza nkakwitaho. Iyo unsomye utuma umuriro uzamuka, iyo umfashe utuma icyokere kizamuka. Icyokere ndakigira mu gitondo ndetse na nijoro. Romeo akunda Juliette, Juliette yumvaga icyokere nk'icyo nanjye mfite. Iyo yamufataga mu maboko ye, Juliette yaravugaga ati, mukunzi wanjye uri ikibatsi cyanjye. Icyokere cy'ubutoya, umuriro waka. Captain Smith ndetse na Pocahontas bagiranye urukundo. Papa we ashatse kwica uriya mugabo, umukobwa aramubwira ati, papa ndatekereza ko utanabitinyuka, kubera ko ampa icyokere iyo atangiye kunsoma, umuriro uramfata iyo amfashe mu biganza bye. Papa ndi uwe, ese ntabwo wamufata neza? Ubwo rero mumenye inkuru yanjye, mumenye ibyo nashakaga gusobanura, nk'uko iyo inkoko zibonye injangwe nazo umuriro uzifata. Iyo unsomye utuma umuriro uzamuka, mbega uburyo bwiza bwo kugurumana. Aya ni amagambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi Elvis Presley yitwa Fever, ikaba iri kuri album ye yitwa Elvis is Back. Indirimbo mu 1960. Wakoze kubana nanjye, ntiwibagirwe kandi subscribe, wakoze ugira ibihe byiza.